Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Tugiye kuganira ku ngaruka ziterwa no kwikinisha cyangwa gukora ibikorwa by'umubiri bigamije guhindura ibyiyumviro byacu mu buryo bw'amarangamutima n'ibyishimo. Kwikinisha nubwo bamwe babona ko ari igikorwa gisanzwe, ariko gishobora kuzanira umuntu ubikora ibyago bitandukanye, byaba ibishingiye ku mitekerereze ndetse n'imikorere y'umubiri, bikaba byanangiza imibanire y'ubikora n'abandi bantu. Mu minota mike iri imbere turaganira ku byago by'ingenzi biterwa no kwikinisha, tunareba icyo umuntu yakora ngo agabanye iyi ngeso cyangwa yiveho burundu, ku buryo yongera kugira ubuzima bwiza bw'imitekerereze n'ubw'umubiri buboneye. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro nitwa Miriam, naho mu kanya. Kwikinisha ni ingingo abantu benshi bagira ipfunwe ryo kuganiraho, abandi bakayifata nk'aho nta kibazo kirimo, mu gihe hari n'abandi bayitinya cyane. Reka turebere hamwe ibyago bishobora guterwa no kwikinisha, tunatanga inama z'uko wabivamo burundu mu gihe byakubase, cyangwa se uko wabihagarika vuba na vuba wowe ukibitangira. Ubundi se kwikinisha ni iki? Kwikinisha ni igikorwa umuntu akora yishimisha mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina, akoresheje umubiri we ubwe, adafite uwo bari kumwe. Ibyago bizanwa no kwikinisha ku bantu babikora biratandukanye. Reka duhere ku byago bya mbere bishingiye ku mitekerereze n'umutima. Icya mbere ni ukwiheba, kwigunga no kugira ipfunwe. Abantu benshi bikinisha kenshi babikora bihishe, bakarangwa no kugira ipfunwe, ubundi bakumva basa n'abahora bananiwe, bigakurura guhangayika, kwiheba, kwigunga no kwigaya bikabije, maze agatangira kugira ishusho mbi ye ubwe, akajya yumva nta cyizere yifitiye. Icya kabiri ni ukwangirika k'ubushobozi bwo kwifata. Kwikinisha cyane bigabanya ubushobozi bwo gutegereza, kwihangana no kugenzura irari ry'umubiri. Ibi bikagira ingaruka no ku bindi byemezo by'ubuzima, nko mu kazi, mu mibanire n'abandi, kuko hari ubwo bigukururira umushiha no kudahuza, ndetse no gufata ibyemezo by'igihe kirekire bikakugora, maze ukibera ntibimfasheho. Icya gatatu ni ukuba imbata y'ingeso. Kimwe n'ibindi bintu byose bitanga ibyishimo byihuse, kwikinisha bituma ubwonko busohora dopamine, ari wo musemburo wo mu bwonko ujyana n'umunezero ndetse n'ishyaka, maze bigatuma ubwonko bwawe bumenyera umunezero wihuse, cyangwa se umunezero uza vuba na vuba. Bigatuma ibindi bintu bisanzwe nk'ishuri, urukundo ndetse n'akazi bitongera kugushimisha nk'uko byari bimeze mbere, ndetse ukananirwa ku buryo utagira ubushake bwo gukora ibikorwa bifitiye akamaro ejo hazaza. Iyo byamaze kuba ingeso gutya rero, umuntu atangira kubura ubushake bwo kubigenzura, akabikora n'iyo atabyifuza. Ibi bigatuma umuntu aba imbata y'irari aho kuba ari we urigenga. Ibyago bya kabiri bigera ku muntu wikinisha ni ibyago bishingiye ku mubiri. Icya mbere ni ukugira umunaniro n'intege nke, maze bigatuma umuntu atakaza ibitotsi rimwe na rimwe. Icya kabiri ni ukubabara mu myanya ndangagitsina no kuribwa umugongo, hakaba n'ubwo urwara umugongo ku buryo buhoraho ntuzagire icyo wimarira. Naho icya gatatu ni uko umubiri utangira kugusaba ibyishimo kenshi, bigatuma umuntu abaho adatuje, ku buryo bimutera guhora ajarajaza umutima niyo yaba ari mu kazi cyangwa se mu yindi mirimo. Ibyago bya gatatu ni ibyago ku mibanire n'abandi ndetse n'urukundo. Icya mbere ni ukugabanyuka k'ubushake bwo kugira umubano nyawo. Iyo umuntu amenyereye kwishimisha wenyine, ibitekerezo bye bishobora gutuma adashishikazwa no kubaka umubano ukwiye, agatinya kwegera abandi kuko abona abantu nk'ibikoresho by'irari rye. Icya kabiri ni ibibazo mu bashakanye. Ku bashakanye, kwikinisha kenshi bishobora kugabanya ubushake bwo kwegera uwo mwashakanye, bigatuma habaho kwitandukanya mu marangamutima,
hakabaho amakimbirane no kutizerana maze urugo rugasenyuka. Icya gatatu ni uguhindura uko umuntu abona igitsina. Kwikinisha biherekejwe n'amashusho y'urukozasoni bigoreka uko umuntu abona urukundo maze iteka kumva ko yihagije nta muntu waba akamara imbere ye. Ibyago bya gatatu byo ni ingaruka zishingiye ku myitwarire n'ubuzima rusange. Kwikinisha kenshi bishobora gutwara umwanya munini bigatesha agaciro amasomo n'akazi maze umuntu agatsindwa mu nshingano ku buryo atangira kubaho abeshya anirinda ko abantu bagira ibyo bamubaza. Ibi byose rero bibangamira iterambere rye n'ejo hazaza he. Reka turebere hamwe icyo wakora ngo wibature. Icya mbere ni ukuzuza umwanya wawe ushaka ibigutera guhuga nko gusoma, gukora siporo, gusenga ku babyemera no kwiyungura ubumenyi mu buryo butandukanye bugutera guhuga. Icya kabiri ni ukwirinda ibishuko. Ugabanya kureba amashusho y'urukozasoni ukanagenzura imbuga nkoranyambaga ukoresha kugira ngo zitakubera ibigusha. Icya gatatu ni ukwiyakira no kwemera ikibazo. Ntugatinye kwemera ko ufite ingeso yakubase kandi ushaka kugabanya, kuko byagufasha kugezwaho inama z'ingirakamaro. Burya ngo ujya gukira indwara abanza kwiyirata. Icya kane ni ukugisha inama inshuti wizeye itakuvamo, umujyanama mu by'imitekerereze n'umuyobozi wawe mu by'iyobokamana nimba ari inyangamugayo. Ubuzima bwiza busaba kwifata, kwiyubaha no gufata ibyemezo bifite intego. Uramutse ukoze ibintu ubwiye neza ushobora guhinduka ukigenzura bigakunda maze ukabaho ubuzima bufite icyerekezo. Kwikinisha bigomba kwirindwa cyane cyane ku rubyiruko kuko bibagiraho ingaruka zikomeye ku mitekerereze kurusha umuntu bitangiye akuze, ndetse no ku myitwarire n'ubuzima muri rusange. Ntiruzagire ejo hazaza heza ku buryo ruhora rwicuza. Nk'uko twabivuzeho mbere, kwita ku myigire, siporo n'imirimo ifitiye igihugu ndetse n'umuryango akamaro bifasha umuntu gukoresha neza igihe cye maze akabura uko ajya mu bidafite umumaro. Kugisha inama ababyeyi, abarimu, abajyanama b'ubuzima cyangwa abayobozi b'amadini ni ingenzi mu gufasha urubyiruko kwifata no kugira indangagaciro nziza. Kwishakamo ubupfura no kwiyubaha nibyo bifasha umuntu kugira ejo hazaza heza. Icyo nagarukaho dusoza ni uko kwikinisha ari ingeso mbi ishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'umubiri, ubwenge n'imibanire y'abantu. Ni inshingano ya buri wese cyane cyane urubyiruko kwirinda iyi ngeso no guhitamo inzira nziza zifasha kwiteza imbere. Ubuzima bufite imbaraga nibwo soko y'iterambere ryawe. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza. Ndagushimiye. Mugire amahoro naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.